M23 ntago izava kwizima kuko nayo iri gutraininga urumva igiye kubera muri kariya gace kandi intambara izaba ikomeye izamara n'imyaka myinshi utagira ngo ni nka 2013 inyungu zirimo cya gitutu cyo kumva ko M23 yakwinjira mu mujyi wa Goma izabanze cyo ku banyakenya ibone kwinjira hehe mu mujyi wa Goma ahantu mbona nk'umutego n'ubundi ni bya bindi bisanzwe M23 amahanga yaratangiye kuvuga bati musubire inyuma mwubahiriza ibyemezo bya Rwanda urumva urimo urabyumva nubwo ari cyo dutegereje ejo bararwanye urumva hamaze imisari intambara ni nyuma y'iki yo gutanga kibumba ari bavuga ko ngo saa kiri hafi gufatwa nibyo oya ko bagiye bamubeshya urumva ubu ngubu ari indi ntambara ya etat de siège bamubeshya gute bamubeshyaga ko M23 nta mbaraga igira urumva idashobora no gufata agace kabunagana y'ubwako ninde hari ni nyaga ariko nzenze ari ufite iki je umuntu wagomba gusubiza kiriya kibazo neza nkanjye nk'umunyamakuru agomba kukibazo bitanyaga igisubizo urabona yatanze kitomoye yavuze yuko urihugo erega betse wumve wigeze ubonamo ko abakuru b'ugu kandi batumye ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba kuzajya kumvikana mu oya reka ze nkubwira ikintu kimwe baretse gatoya ariko delegation yose yagiye hariya hari Monisco wigeze ubona hariya muri ejo bundi bakora ariko muri delegation yari hari oya aho ngaho uramurasinoga kuko reka nanjye uraponda simba hari abantu benshi bavuga ko M23 idafite umusimamo reka mbikwereke kandi nawe ushobora kubireba ukabyumva Nairobi baye M23 ntigeze itumirwa yego nabwo hafatirwamo iki imyanzuro isa nkaho izatari ya M23 yego M23 ubone taragendeye mu kigare oya nakubwiye ngo Kongo kugeza kuri isa ifite isoni urimo urabyumva kuko abantu bose ntibatekerezaga uburyo ciko yava hari akajya muri Eneuza M23 aganira n'abanze kandi akaganira n'abanze urimo urabyumva tukibaza ate se ingabo za Kenya zamara igihe kingana iki hari mandate yabo ni y'imyaka ingahe ni ikibazo gikomeye hanyuma kubanzenze yaravuze ati nituhabona izindi ngabo tuzabishakira umuti basarasana ese niba babwije ukuri nicyo yavugaga basarasana bivuze ko M23 nayo kuva hari ifite imitego myinshi iteze ya urebye wenda imitego M23 ntago izava kwizima kuko nayo iri gutraininga urumva igiye kubera muri kariya gace kandi intambara izaba ikomeye izamara n'imyaka myinshi utagira ngo ni nka 2013 reka tubashimire kandi tubasuhuze mwebwe mukurikira Bwiza TV na bwiza.com iki ni ikiganiro uruvugira ariko turi muri interview Maisha kutanyitaba mayi kutanyitaba sinzaho nari ingeze komera cyane ndakomeye meze neza meze bobo Maisha twagira nta handi tugiye mu sesenguzi ejo bundi M23 igiye gutya twemeye kuva Kibumba tukahaha ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ni ibintu wari witeze ya cyane ubyiteze gute Maisha ya wenda ibyo byo nari mbyiteze ariko icyo ntari niteze nuko M23 yatangiye ibirometero 3 gusa ubundi kagoma mu birindiro byayo wumvaga ko itanga Kibumba yose nge numvaga ko ishobora gutanga Kibumba yose bitewe na pressure yari hari igasubira inyuma wenda ikajya za Rugari cyangwa se za Rumangabo ariko kwitega yuko bagombaga kuva hariya byo hari ibimenyetso byagaragaraga yuko bashobora kuhava nkuko nabo bagiye babyemerera muri za press conference no mu magambo yabo ya buri munsi Nose Maisha kuvuga ngo uvuye muri position ya Kibumba kandi n'undi ukiri muri Kibumba ubona ari kuri ya gukora handover cyangwa se muri atangazo hatari mu rujijo kuko abantu benshi babyakira kuva ko niba bavuze Kibumba of course ni Kibumba yose
ariko ngo batanze ibirometero bitatu uvuye aho bari bafashe. ubundi uvuye ahantu bita Kibati cyangwa abazi turiya duce kuri ziriya antene enye, kuko inyuma ya antene enye usa nk'ugana ku ruhande rwa Goma hari ingabo za FARDC, ariko nanone inyuma ya ziriya antene enye usa nk'usubira za Kibumba hari M23. ubwo rero urumva yuko ibirometero 5 babibaze bahereye kuri defense yabo ya nyuma. ubu ngubu kuva aho ngaho kugera Kibumba ubundi yubaze neza usanga ari ibirometero nka 6-7 gutyo. urumva rero kuba hari ibirometero 3 ni bike cyane. Maisha, ubundi se iri action cyangwa se iri action bakoze ibona nk'iki buriya wowe usesenguye? iriya action bakoze cyangwa se kiriya gikorwa bakoze, M23 iteka ryose kuva yatangira imirwano, kuva yabaho yemera ibiganiro na leta ya Kongo Kinshasa, ariko nanone ikagira icisaba, kuko byagiye bigaragara yuko CNDP yagiye igirana ibiganiro na leta ya Kongo Kinshasa za RCD gutyo, ariko nanone hashira igihe gitoya bwa burenganzira barwaniraga bukongera bugasubira ibubisi, aho mu gihe cy'imishyikirano, mu gihe cy'ibiganiro wasangaga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda batekanye, ariko hashira umwaka, imyaka 2, imyaka 3 ugasanga bya bintu byasubiye urudubi. ari nayo mpamvu ahanini kenshi bagiraga gutya bakongera bagafata intwaro bavuga batese ibintu twumvikanye ko bidakorwa, ibintu twumvikanye ko bidakorwa, babahagarika bakemera bakavuga bati tugira n'imishyikirano, ariko noneho bya bindi dusaba bikorwe ntibizongere gusubira ibubisi. Nge numva ari iyo mpamvu. Kuri wowe ukabona ko yaba imwe mu iturufu ya ushimirwano kuri Rwanda rwa leta ya Kongo, cyangwa se M23 ni ukugaragaza ko yo ifite uburyo bushoboka bwo kwemera kuganira na Kongo? Ni ukuvuga ngo kuganira na Kongo cyangwa se na leta ya Kongo icyo ni kimwe, kandi ntago bahwema kubivuga, kuko ngira ngo no muri speech zabo hanini bavuga yuko bo kuganira barabyemera, ariko kuri iyi nshuro biratandukanye. Ubushize leta ya Kongo yemeraga kuganira nabo, ariko nanone igakoresha amayeri yo kuvuga bati murekure umujyi wa Goma, mugende mujye mu nkengero z'umujyi wa Goma, byagera nyuma hakaza Tanzania, hakaza UN cyangwa se MONUSCO, hakaza ingabo za Kongo, bakabafata bakabarwanya, bakabasubiza inyuma, bakanabirukana mu gihugu. Ariko uyu munsi harimo ikintu wavuga ngo kiri severe, baricara bakavuga batese nidusubira inyuma tuzajyayo, ntago mutubwira aho tujya. Leta ya Kongo ati musubire inyuma mujye muri Sabyinyo aho mwavuye, abandi bati ntago twajya muri Sabyinyo kuko turi abakongomani, kuko ntituri inyamaswa, ntago turi inkende. Urimo urabyumva? Kuri ubu rero basa nkaho bahumutse, kubabwira ngo mugende biragoye, kandi ngira ngo n'aba bahuza cyangwa se n'izi ngabo za yase, nubwo nziti za yase ziri hariya, ubu ni za Kenya ubundi. Iyo urebye harimo n'izindi nyungu, urumva nabo ni ukuvuga ngo byarabayobeye. Ese abantu niba bakura hariya barajyayo? Buriya byarabayobeye. Ni kwa kundi ushobora kwicarana mekini bose wanjye, sibyo, ambwiye ijambo ariko naniwe guhakana kugira ngo ntatakaze iki credibility cyangwa akazi, urumva. Ariko nabo byarabayobeye. Ni mission nabo ntago ira mission ntawanga mission kujya hanze y'igihugu. Yego. Ariko nabo byarabayobeye. Ese uramfata unjyane ahantu namaze gufata kandi sindi umunyamahanga, wenda byumvikanye ari umunyamahanga wavuga ati subira iwanyu, ariko noneho nawe niki ni umunyekongo, arajyaye. Ubwo rero nge nibaza ko igihe bari Kibumba bashobora kuba baricaye bakaganira, bakababwira ati ese turajya he, nituva ahangaha turajya he, ese bizakurikira ibingibi nk'ibyatubayeho 2013 cyangwa 2012 byakongera bikatubaho
ko byaba ari ibindi bindi. Kandi unibuke ko leta ya Kongo kugeza uyu munsi iracyafunze umutwe, yanze kwemera ibiganiro, ati ntabwo twaganira n'umutwe w'iterabwoba. Urumva rero biragoye cyane. None se tukiri wenda kwiyo kintu cy'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ubona ko ingabo za Kenya zikigera mu gihugu cya Kongo mu mujyi wa Goma hahise hatangirwa kureba kuri front ku rugamba, kujya kureba uko ibintu byifashe, kureba uko FARDC ihagaze, bajya kubona na M23. Ubona iki kintu ingabo za Kenya zikora cyihishemo Igihe-Maisha, kuko ubona ko zifite ubushake bwinshi cyane. Ntabwo nabyita ubushake, kuko zimeze nkaho ziri gukora ibintu. Ingabo za Kenya zaje Kongo izi yuko zije kurwanya umutwe mu 23. Simvuga yuko ari umutwe wa Mayimayi bari baje kurwanya, simvuga ko ari umutwe wa Pareko bari baje kurwanya, simvuze yuko bari baje kurwanya FDLR. Urumva kuko bariya bafatanya n'iki n'ingabo za Kongo. Nuvuga ngo Kenya mu kuza kurwana ni kenshi yageraga hariya, ibyo bakekaga ko ari byo byabazanye bagasanga atari byo. Ngira ngo urabyibuka ingabo za mbere zasubiyeyo, Kongomani bati baraza ati baje kurwanya inyeshyamba za M23 bikarangira binaniranye. Wibuke ko n'abangaba bakigera hariya bavuze ko baje kurwana ku mujyi wa Goma, ariko nanone bakongera bakivuguruza bakavuga bati ntago icyatuzanye ari ukurwana, ahubwo icyatuzanye ni ukujya hagati y'abarwanyi ba M23 na FARDC. Sinibaza yuko Kenya ikora biri yitabiganiriyeho na leta ya Kinshasa. Urimo urabyumva? Kiriya ngiye mbyita nko kugabanya igitutu. Abaturage b'umujyi wa Goma bicare bazi yuko ingabo za Kenya ziri hagati ya M23 na FARDC. Ko hariya niho hari hegereye umujyi wa Goma kuruta guturuka Isake. Urumva? Ikindi cya kabiri nuvuga ngo icya mbere nukugira ngo abaturage bo mu mujyi wa Goma batekane, bumve ko nta kibazo hagati M23 itari bujugunye ibisasu mu mujyi wa Goma ndetse na FARDC itari bujugunye ibisasu mu gace ka Kibumba aho M23 iri. Icya kabiri rero Kenya iri ku ruhande rw'inyungu zayo. Gute? Kuko iyo buriya winjiye mu mujyi wa Goma ukagenda ugiye gukora ubushakashatsi, ushobora gusanga 60% by'ibicuruzwa mu alimentation cyangwa se mu supermarket y'umujyi wa Goma ari ibicuruzwa biva mu mujyi wa Nairobi cyangwa na Mombasa, ni mu gihugu cya Kenya. Turikumvikana? Urumva rero hari abafite isoko rikomeye cyane y'ibicuruzwa by'iwabo. Kuba baraje rero bashakaga guhereza abakongomani icyizere yuko ari inshuti zabo, baje kugira gute baje kubafasha. Ariko ku ruhande harimo izindi nyungu. Ikindi nanone ntabwo ingabo za Kenya zagombaga kuza ngo zigume mu mujyi wa Goma. Turi kumvikana ngo zigume mu mujyi wa Goma noneho abakongomani bazibone yuko ntacyo zaje kubamarira, ahubwo ari ukuzenguruka mu mujyi gusa. Bashakishije uburyo bwose bwashoboka kugira ngo nabo bajye hirya y'umujyi wa Goma, byitwe yuko bamaze kugera hirya y'umujyi wa Goma kandi hafi ya M23, ku buryo M23 bayijya imbere abaturage hagati M23 na FARDC. Yes. Urumva abaturage bo baravuga bati turatekanye. Urumva? Ariko nanone iyo baza kuguma mu mujyi wa Goma bakawugumamo gusa bari kubabaza ati sumudi mwaje gukora iki? Byari kuba ari igitutu. Muri make ubona ko Kenya kuba uriya Nyaga umuyobozi w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba n'ingabo za Kenya muri rusange zamaje kugera mu mujyi wa Goma, ibyakozwe byose mu buryo bwo kugira ngo bigabanye igitutu. Urumva kugenda hariya mu birometero 3 ni hirya y'umujyi wa Goma. Biriya biragabanya igitutu. Ubwo 11. Yego. Kubera ko haburaga ibirometero 8. Yego. Kugera mu mujyi wa Goma. Yego. Urumva byagabanyije igitutu. Kandi nanone kumva yuko ngo ingabo za Kenya ziri hirya ya Goma zagiye kuri fronti, abakongomani baricara ngo bakavuga bati turarinzwe. Hapa ni vizuri kabisa. Ibintu ni sawa. Nubwo nabonye Veranda Mutsanga bari ba Patrick Paluku bari kwamagana ingabo za Kenya, ibintu byinshi bo bari bazi yuko M23 zava hari ikagenda.
bamaganye ingabo za Kenya baravuga bati hoya ngo ibyo ngibyo murimo ni propaganda n'ibiki bintu byinshi. Ako se Maisha wowe gusesengwe neza wenda uhagaze kuri side ebyiri ubona ibyo ingabo za Kenya zakoze bifite inyungu abakongomani? Ku ruhande rumwe bibafitiye inyungu zihe inyungu ngiye mbona bibafitiye nuko rwa rwikekwe cyangwa se guhorana ubwoba yuko M23 bwinjira mu mujyi wa Goma. Hari abaturage M23 yica se? Ntabo yica kuko n'ubushize yagiye mu mujyi wa Goma. Ntabo yica ariko nanone wibuke ko imyigaragambyo ihora inyura hariya yamagana M23. Biriya byose bivuga ko yari itaragera. Urumva nyine ku ruhande rwa leta ya Kongo harimo inyungu kuko nibo ndeba inyungu zirimo cya gitutu cyo kumva ko M23 yakwinjira mu mujyi wa Goma izabanze cyo ku banyakenya ibone kwinjira hehe mu mujyi wa Goma. Urumva ikindi cya kabiri buriya abaturage bo tubihorere M23 ntica abaturage kuko nabonagana twabonye yuko nta abaturage na bya bindi batubwiraga ngo urubyiruko rwango warujyana mu gisirikare ku ngufu nge nararubonye ari n'ubu ravuganye nabo nicyo kibazo narakibabajije barambwira batereka reka ushaka yajyayo udashaka ntabwo ajyayo sibyo. Ariko nukuvuga ngo inyungu ngiye nyibona cyane kuri leta ya Kongo kuko cya gitutu cyo kuva Bunagana wiruka ukagarukira ari mu nkengero za Goma ntacyo bagifite. Urumva ko nuvuga ngo M23 ntabwo bashifite kuri kiriya kibaya kuko yaragitanze yagihaye abanyakenya. Urumva ikiriho rero niki ngiye mbibonamo inyungu nka leta ya Kongo kuba umujyi wa Goma uri safe. Ngira ngo uriya General Major Ekenge umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yaravuze ati nubwo hariya ngo bari kudukinga igikarito cyangwa se bari mono distraction wabyita ngo iki mu kinyarwanda yavuze ko ari ukubatega umutego. Ni umutego ariko harimo kubakinga mu maso ikintu igitambaro niko wenda umuntu yabivuga ikindi kinyarwanda wenda ndakibagiwe ngo ariko ngo bagiye kuramforusa hehe hirya iriya igiye gufata za Masisi na za hehe. Urumva yuko directement ahita agaragaza ubwoba bari bafite bwa M23 muri kariya gace iyo ugiye kubafatana Goma. Urimo urabyumva. Urumva rero hariya ni inyungu zabo kuva Goma kugera Kichanga harimo ibirometero hafi 80-90 ari naho M23 iri hafi aho ngaho. Urumva yuko kugira ngo bave hariya byibuza byatwara andi mezi menshi kugira ngo bagere mu mujyi wa Goma. Urumva rero inyungu ni izabo kuruta iki kuruta M23. None se Mayo hari ikintu nge ntari kumva neza. Hari abantu bavuga ko cyangwa se nawe ushaka gukora ibonye bavuga ko M23 ishobora kuba ari deal yakinnye n'ingabo za Kenya kugira ngo zo zizemo hari hagati cyambere igitutu kizagabanyuka kuri M23 kuko M23 ngira ngo muri press conference ntago intego yabo ari gufata Goma cyangwa se gufata n'ahandi kuko ngo niyo bashaka barifasha cyangwa igisubizo baragisubije baracyumbisha. Icyambere kujya hagati nta faride sizabe ikiza kubataka barafite umwanya wo kwitegura kuruhuka gukora diplomasi n'ibindi nkuko Ekenge yavuze ati bagiye gukomeza hirya Masisi cyangwa se bakomeze n'ahandi. Abo bantu baba bibeshye ngiye hari ikintu ntabona ko ari nk'agatego katezwe Kongo kugeza kuri uyu munsi ahantu mbona nk'umutego n'ubundi ni bya bindi bisanzwe. M23 amahanga yaratangiye kuvuga bati musubire inyuma mwubahiriza ibyemezo bya Rwanda. Urumva iriya ni geste yakoze yasubiye inyuma. Ubwo igisigaye leta ya Kongo nayo reka turebe icyo ibikoraho turi kumvikana. Ubwo amahanga nayazicaye avuga ati M23 ko yasubiye inyuma amahanga yose yarabibonye ko yasubiye inyuma leta ya Kongo yo irakora iki? Mumvikane na bariya abantu cyangwa se mugira ikindi kintu mugira gute mukora. Urumva ko kugeza kuri iyi saha M23 ntiyanga gusubira inyuma ariko irashyiraho condition dusubira inyuma turajya he kandi na leta yaho nayo ikabura aho ibasubiza ikabura aho ibasubiza. Ubwo rero icyo bishatse kuvuga ni iki ngiye mbona ari success kuri M23 nko gutanga ajya bugita gute
niho guteza gutanga abagabo guteza ubwega ni no gutanga abagabo Ah. njyewe bansaba gusubira inyuma ibyo nzabwe ndabikoze ariko so duhanganye we arabikoraho iki nicyo dutegereje urimo urabyumva nubwo aricyo dutegereje ejo bararwanye hamaze iminsi ari intambara hamaze iminsi ari intambara ni nyuma y'iki yo gutanga kibumba yo gutanga kibumba hari n'abavuga ko ngo saa kiri hafi gufatwa nibyo oya aracyari umwanya ariko Masisi yo n'ubundi barayigaruriye byararangiye oya ntibarayifata yose nta nubwo baranayigeramo uretse akantu gatoya gusa bihora bicangukisha abantu ngo twageze Masisi ntayirimo ari sinatinya kubivuga ari channel za YouTube abantu benshi zikunda kubayobya zivuga ati Masisi yafashwe oya ni ukuvuga ngo ni agace gatoya barimo hariya za Bwiza muri Masisi ariko ni agace gatoya ka Masisi barimo ntabwo barayigeramo kuko ntabwo ari ukuvuga ngo banze kuyifata ahubwo harimo ikintu umuntu yavuga buriya ririya shyamba rya Nyiragongo cyangwa se rya parike y'ibirunga ko irakomeza ikagera kure nimwo hari ibirindiro bya FDLR iriya nayo ishobora kuba yarababereye imbogamizi ariko nanone hari ikindi cyo kumva yuko bagomba kuguma aho bari mu gihe leta ya Kinshasa itaragira gute itarapanga izindi gahunda ziberekeye urumva ko ngira ngo bararwana bakaza bakabatera bakabasubizayo bakaguma hahandi urumva hanyuma ubona igihe leta ya Kongo yagumya kwakuganira nabo ibiganiro kuko ubona ko M23 uyu munsi none yari ifite igice cya Kibumba isa nkaho igeramiye cyangwa isatira umujyi wa Goma byari bisaga nkaho abantu benshi babona nk'amahirwe cyangwa se pressure kuri leta ya Kongo none uyu munsi ishize umurongo hagati yayo n'umujyi wa Goma ubona igihe leta ya Kongo yagumya kwanga ibiganiro bizagenda bite buriya rero singiye gutuka leta ya Kongo ariko zira n'isoni kumva yuko utaganira n'umuntu wagutwaye ubutaka bungana kuriya urumva n'isoni kuko aricara akareba ese bariya abantu twita imitwe y'iterabwoba ngira ngo mu myaka nako ni muri uyu mwaka Tshisekedi yagize atya afunga bamwe mu basirikare afunga bamwe mu bajyanama biwe avuga ko bagiye bamubeshya urumva ubu ngubu barinda intambara ya etat de siège bamubeshyaga gute bamubeshyaga ko M23 ntambara agigira urumva idashobora no gufata agace kabunagana y'ubwako urumva ariko yaje kubona ko amazi atakiri yayandi imaze hafi kugera Igoma yego imaze gufata muri Rucuro 90% by'ubutaka bwa Rucuro yarabufashe urumva buriya uzarebe ari abantu bakunda gufunga umutwe akabona ko yatsinzwe koko ariko kugira ngo yemere bikaba intambara urumva nk'igihugu ntabwo gishobora gupfa kwemera umuntu yagutwaye ubutaka kuko urumva yaba yiteje abaturage buriya Kongo ntabwo ari Ukraine Kongo ntabwo ari Ukraine buriya ari gihe ushobora ukarebera kuri Zelensky akavuga ngo yanze kwemera gushyikirana n'Uburusiya ariko nanone reba Ukraine iherereye Ukraine ni bande bayiri inyuma Ukraine yashaka kwinjira muri NATO Ukraine yashaka kwinjira muri EU urumva ibyo byose n'igihagararo cyayo ku rwego mpuzamahanga urumva yo ntabwo umuperezida runaka ashobora kurebera kuri Ukraine ari umuperezida wo muri Afurika ibyo ntabwo bishoboka uburenganzira bwo kurinda igihugu ntabwo bishoboka buriya kaza nkubwire Ethiopia warayibonye bo n'abatigreyi bumvanye imbaraga barazumvana buri wese akajya yanga ibiganiro buri wese akanga ibiganiro byarangiye gute byarangiye bumvikanye abaturage bashize yes urumva abaturage aribo babigendeyemo agatuza ka Makenga agatuza ka Tshisekedi ntabwo ari bo unuvuga ngo aho Makenga ararinzwe naho Tshisekedi yagize ate bararinzwe abaturage nibo bari kugwa hariya urumva rero nuvuga ngo hariya n'abakongomani bari kuhagwa bari guhura n'ibibazo urumva bari mu buhunzi n'iki byose nk'ubu ngubu isake yaruzuye abavuye muri biriya bice bya za Masisi bagize ubwoba urumva ariko ni ukuvuga ngo kugeza kuri uyu munsi bariya bagabo nta kibazo bafite
ariko n'abaturage bari kugira gute bari kuhagwa. Ngiye icyo nabifuriza pe ni ukwicara bakaganira, urumva M23 nayo igashyiraho ibyisaba bihamye, leta nayo ikabyumva, ejo ibintu by'intambara bikagira gute nkuko bari bumvikanye mu myaka yashize, babajyana za Kinshasa bakumvikana ati muzaba special force n'ibiki, bongere bicare babyumvikane, ariko umuturage atekane. Ikindi nanone wenda nasaba, sinzi niba twajya ku musozo. Ntabwo twajya ku musozo. Yego. Ahubwo nkibaza Maisha, ejo bundi abanyamakuru babajije Colonel Nzenze, babizeho Colonel Nzenze ari we wafashe ari nawe wari uyoboye batayo yariri mu gice cya Kibumba, hari nkeka kari ugihari, kuko nubwo bavuga ngo batanze Kibumba, ntabwo yemewe turageze iva ku musozi wa Bizuru, ntigeze iva ku musozi wa Kanyondo, hose barahari, kandi iriya misozi byavuga ko ari yariki kugira ngo binjire mu mujyi wa Goma, bayikuraho FARDC na FDLR. Uyu munsi iragenzurwa na M23. Ejo bundi abanyamakuru baramubajije bati ko muvuya murajya hehe? Asubiza igisubizo kiri politike Maisha, ariko kitanumvikana. Ahubwo nge uriya munyamakuru yakibajije umuntu atakagombye kukibaza, ariko siwe wari uri muri handover. Nyine banza unyumve, wibuke ko ari muri handover. Kiriya kibazo yagomba kukibaza uri uyoboye ingabo za Kenya. Wese ari bugisubize, nyine banza unyumve impamvu yagomba kukibaza uri uyoboye ingabo za Kenya. Ni ukuvuga ngo nibo bari muri iyo deal, Abanyakenya. Wenda tuvuge na MONUSCO na SGR n'iki byose na IGVM, sibyo? Nibo bari muri iriya deal. Bagomba kumubaza ati izi ngabo siyo watangaje yuko bahavuye ku mugaragaro se? Yagomba kumubaza ati zigiye, tukumva ko nawe akimusubiza, kuko Nzenze ni mu M23, kandi M23 ntiyemera kujya muri Sabyinyo nkuko bo babyifuza. ariko bari bavuye mu gice bari batanze. Banza unyumve. Kandi ntabwo uriya munyakenya nawe ntigeze atangaza ngo avuge M23 aho igiye. Niyo mpamvu bishobora bavuga ko ari magategeko. Urumva ikibazo rero uriya munyamakuru yakibaje atakagombye kukibaza, agomba kukibaza uriya munyakenya ko ari uyoboye ziriya ngabo, ari nawe wari yarigiye gutanga Kibumba ku mugaragaro ku mabwiriza yande. Ntago Kenya yari bahaye amabwiriza, habayeho negotiation. Ariko ntago babyishakiye ku giti cyabo. Habayeho negotiation. Nyine ni negotiation. Yego. Uwari uyoboye ninde hari? Ni Nyaga. Ariko Nzenze ari ufite iki? Je umuntu wagomba gusubiza kiriya kibazo neza, nkanjye nk'umunyamakuru nagomba kukibazo bita Nyaga. Igisubizo urabona yatanze kitomoye. Yavuze yuko process y'abakuru b'ibihugu iratangiye. Urumva? Iratangiye. Mu gutangira icyifuzo cy'abanyekongo. Ariko bivuga ko igihe abakuru b'igihugu batanze cyarangiye. Oya kurangiraho bababwiye ko bagomba kuba baravuye mu bice bafashe, ariko nabo babahaye kondisi. Ariko abakuru b'ibihugu bongeye guterana ngo bazemereza kondisiyo. Ariko wemera ko ariko se Marika nkubwire, ubu rucuri yoborwa nande? Uretse wumve bashyize mu bikorwa icyifuzo cy'abakuru, imyanzuro y'abakuru b'ibihugu. Mbere baravuga ko iyo nama batayitumiyemo, ndetse amasezerano atari ayawo, ari ay'u Rwanda na Kongo. Yego. Barangije basabwa kuva muri bya bice nkuko ntuza amasezerano yivugaga. Kuki batayivuyemo byose kandi barashyize none bari gushyira mu bikorwa ntuza. Aho ngaho rero katuhaganire. Bahakanye ko amasezerano atabareba. Rwose niko babanje kuvuga ko ibyo bitanabareba. Kandi ntibigeze bahava. Barivuguruza rero Maye. Oya buretse gatoya. Kandi ntibigeze bagira gute bahava. Ahubwo byasabye ko hari indi delegation zikaza kubareba muri eneo zabo. Wibyirengagiza nabyo. Ariko iyo wigezeho ritangaza ngo twebwe ngo abakuru b'ibihugu binini twatumye delegation. Banza nyumve ya delegation uyihagarariye. Yaderezwe nande? Buretse gatoya tujye kubibara. Uyihagarariye ni perezida wa Kenya, wahoze ari perezida Uhuru Kenyatta, harimo abanyakenya. Hakaza delegation ya Kongo, harimo abajenerali twabonye Nzenze ahagararanye na Chiko. Urumva bayobowe na Jose Plito Chisekedi, sibyo? Hakaza hariho umujenerali wa Angola. Urumva? Lorenzo yarari muri iyo nama. Urumva? Twabonye n'umukoloneli w'u Rwanda.
icyo muri GGVM nyine nanjye ngiye kugusubiza kugusubiza babanje kuvuga ko amasezerano atabareba barabihakanye hanyuma barangije baboherereza indi delegation Maisha banagira delegation banagize accept la delegation kandi ndi kukubwira ngo nyine ndakubwira bemeye bose itangaza bako bemeye guhagarika intambara ntuza iriya delegation itarajyayo nyine banzu nyumve guhagarika intambara guhagarika intambara no kuva muri eneo ni ibintu bibiri bitandukanye basabwe kuzivamo rero banzu nyumve nanjye nagusubije nanjye ndi kugusubiza inyaga ni wahehe ni umunyakenya uhuru yari ariyo Chiko ni wahehe Kongo Kisekedi yari ariyo banzu nyumve kubaza Chiko abo ngabo baje ryari batumwe n'abayobozi babo kuko baje nyuma y'inama ya Rwanda Maisha baje ryari baje nyuma y'inama ya Rwanda hari ubwo ugeze ubona mu itangazo ry'abakuru b'ihugu uretse wumve wigeze ubonamo ko abakuru b'ihugu kandi batumye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuzajya kumvikana mu oya reka ze nkubwira ikintu kimwe impamvu ngo tutari bwumvikane ni ukuvuga ngo iyo biza kuba wenda ari indi delegation yavuye reka tubare mu gihugu kimwe mu Busuwisi aho ngaho nari kwemera yuko M23 iri kuyobozwa iki telekomande ariko n'ubundi ni nka telekomande banzu nyumve ntago ari telekomande kuko reka mubwire ni ukuvuga ngo UN yari ihari n'umuryango w'abibumbye muri amasano ugeze ubonamo uretse gatoya ariko delegation yose yagiye hariya hari MONUSCO ugeze ubonamo hariya muri ejo bundi bakora ariko muri delegation yari ihari yari maye okay Kibumba yari irimo ejo bundi muri basinya amasezerano ijyo ndi gukubwira n'ubundi representa babiriya bihugu buri musirikari wese nabari aba president bari bahari ko siyo mission ntabwo mission zari z'aba president buretse gatoya baroherejwe ntabwo Kenya na FRDC na zirangabo za IGVM ntago bari guhaguruka Igoma ngo bagende baje muri eneo za Kibumba muri mission ya EAC oya Maisha oya aho ngaho uramurasinuka kuko reka nanjye uraponda simba hari abantu benshi bavuga ko M23 idafite umusimamo reka mbikwereke kandi nawe ushobora kubireba ukabyumva M23 twe ntitwatumira Rwanda ntago tuzava mu bice twafashe tangazo kimara gusohoka twaye amasezerano areba u Rwanda na Kongo Patrick Mayati amasezerano u Rwanda rwaruhagarariye M23 nyuma yaho byagenze uretse nkomeze nkubwire haba amasezerano y'I Nairobi ariyo M23 mu matangazo yose kuva yatangira urugamba yagiye isaba ko hagaruka ibiganiro bya Nairobi baye M23 ntiyigeze itumirwa yego nabwo hafatirwamo iki imyanzuro isa nkaho izatari ya M23 yego M23 ubona itaragendeye mu kigare oya nyuma y'abakuru b'ibihugu urumva M23 yakiriye delegation n'isanda cyabivuga ariko delegation yatumwe nande ndetse wibwiye ko iriya delegation yagiye bere abakuru b'ibihugu batabizi muri resolution zaje no matangazo M23 yagize ugeze ubona M23 ngo twakira intumwa z'abakuru b'ibihugu bakiriye intumwa z'iki z'abakuru b'ibihugu n'isanda cyavuga ko ari z'abakuru b'ibihugu bakiriye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba oya none umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uyoboye nabande Lorenzo se yararimo harimo abasirikari ba Angola bakurikiza n'amasezerano Rwanda kandi yarahagarariwe na Lorenzo harimo buri gihugu cyose hariya cyari muri Rwanda hariya muri Rwanda nta banzu nyumve neza Sudani yaririyo iki Rwanda nta Sudani nta yari hariyo u Burundi hariyo u Rwanda hariyo Kenya nibyo bihugu na Kongo none East African Communities bayamaye yes nukuvuga ngo iriya delegation itajyayo urimo nabyumva yitajyayo nubwo M23 ibiri muri eneo zayo hanyuma none urumva kuko kugeza oya uretse gatoya banze ncyumvikanisha ntago uri bukinyumvishe banze nyumve neza nukuvuga ngo abakuru b'ibihugu deadline bari batanze yari yarangiye M23 itarava mu birindiro byayo turimo turabyumvikana kuko na FDLR bavuze ibiye bayihaye ibitagize gute byarangiye itagize gute idatashye turimo turabyumvikanaho bisaba delegation yavuye hehe ku rwego rwa guverinoma ya Kongo yigeze yakana iriya delegation yigeze yihakana ngo Kongo yigeze yakana iriya delegation ntago yayihakanye
okay icyo nyine kirahagije urimo urabyumva iragenda ijyayo M23 isohora itangazo yuko yasuwe turimo turumvikana irongera iravuga ati no mu gihe kiri imbere tuzagira indi Kongo yose yigeze ivuga ko M23 yasuwe na ntuza nakubwiye ngo Kongo kugeza kuri iyi saha ifite isoni urimo urabyumva kuko abantu bose ntibatekerezaga uburyo Ciko yava hari akajya muri Eneuza kandi akaganira n'abanzenze urimo urabyumva aho rero niho nkubwira ko iriya delegasiyo ishobora kuba yaratumwe n'abande na ba nyir'ubwite bari i Rwanda urimo urabyumva sinzi wenda twakomeza Maisha hanyuma wenda tukiri ku ibyo ngicyo no wenda sinzi ubwo nabandi bazatubwira bayikurikiye kutuki kuva Kibumba bati muravaye mujya icyo gisubije mu buryo politike turaza wenda kugashyiramo abantu bakumve hanyuma ikindi arangije aravuga ngo umunyamakuru amaje ngo ahangaha musize ntihaze izindi ngabo bizagenda gute igisubizo cyari uko ngo haje ingabo za Afrika y'Iburasirazuba yego kandi zigomba kujya hagati unagize izindi ngabo zihaza bazabishakira umuti bata umuti nuwuhe ati namwe murawuzi rese yabwije ukuri ubwo izo ngabo yabana za FARDC urumva ingabo yavugaga ni FARDC ko ariyo bahanganye ngira ngo nuriya munyakenya yamweretse ko umwongereje ari umu FARDC barayibonye umugenerali brigadier general icyo ashaka kubamenyesha ni ukubabwira ati uyu nguyu mutazamubona na besikoti be mwabona muri eneo zacu mukagira ngo niba abandi twagize gute twazanye urumva hariya kwa rungu no kuvunyisha kuvunyisha urumva rero nuvuga ngo Kenya zirangabo za nubwo kubitandukanya bijya bigorana ni za Kenya undi munsi ngo ni za Afrika y'Iburasirazuba ni ibintu bidasobanutse ntago bifututse urumva ni Kenya nikora iriya kosa ryo kuzana wenda abandi basirikari ba FARDC yari muri kariya gace bazaba bagiye guteranya abantu bazaba bagiye guteranya M23 na FARDC kugeza kuri iyi saha wenda umunyamakuru yonza kuba ndi hariya nagombaga kubaza ati se bizamara igihe kingana iki nabo bafite uburyo batayiminga ku buryo abanyamakuru babura umwanya wo kubaza ikintu nari kubabaza ate se ko muzanye izinga bahangaha mukaba mugiye hagati bizamara igihe kingana iki icyo kibazo wowe ukibaza se ushaka kukibaza nyine nabo ntibanakivuga okay niba bizamara igihe kingana icyo urabona atari formalités uburyo ni nikize urumva ese ni umwaka umwe ni amezi 6 ni imyaka 5 ni imyaka 20 urumva kugeza kuri iyi saha ngiye nabonye kiriya kintu bari gukora nabo basa nka bari kugikora mu Kigali ubundi ukora zone tampo uvuga ngo mu gihe runaka azayimishyikirano abantu bumvikane ariko hariya nta hariya iragoye sibyo wenda reka tubare nko mu Rwanda yahagiye haba ziriya zone ko hari imishyikirano zone strikwaze urumva ariko none tukibaza ate se ingabo za Kenya zamara igihe kingana iki hariya mandate yabo ni y'imyaka ingahe ni ikibazo gikomeye hanyuma kubanzenze yaravuze ati nituhabona izindi ngabo tuzabishakira umuti basarasana ese niba babwije ukuri nicyo yavugaga yarabazarasana bivuze ko M23 nayo kuva hariya ifite imitego myinshi iteze ya urebye wenda imitego buri wese abona n'umwana yabona tubajugunyiye ikibazo kizakemuka gute bategereje ibyemezo bya Kinshasa ibyemezo bya Kinshasa no guhagarika imirwano hariya bakubahiriza ingabo za Kenya ziri hagati bakajya kurwanira hehe imasisi cyangwa mu birunga byo hirya muri parike yo hirya ujya za Bwiza na hehe urumva yuko ubundi twitega intambara muri iyi minsi nibwo hagiye kuba intambara ikomeye simona mbibabwira ubushize nabivugiye ahanga siko bimeze se gute kuko kugeza kuri iyi sani bakiri mu rwikekwe Kenya kavuga ngo ngo bavuye hariya ngo bagiye kuraforosa hariya M23 na eti ntituzapfumbata iki ntituzipfumbata ntago tuzatega amaboko ngo dukubitwe iri jambo rimaze kuvugwa inshuro zingahe
Nejo bundi muri press conference baravuze Yes. ntibazabona abantu bicwa ngo barekere. Okay. Kurutarekera no kugira gute no kujya kubakiza kandi bazabakiza barwaye. Cyane ntago tuzifumbata. Urumva ntago abantu bacu bazicwa ngo turekere. Urimo urabyumva Kongo nayo iti bajye kuraforsa hehe ibindi birindiro byabo. M23 nayo nikagaruka twatewe. Duteye turabarasa tugira gutyo tutewe twirwanaho. Nabo bakabyivugira ati tuzirwanaho. Muri make amagambo M23 igenda itangaza uyabonamo ikindi kintu. No kuvuga ngo hagati y'impande zombi nyabonamo ikindi kintu. Intambara yo muyitege, intambara inakomeye cyane. Urumva ishobora no kwigarura utundi duce. Urumva uko urabizi yuko iyo barwanye uruhande rumwe rukananirwa ruriruka abantu bagakapa. Bishoboke ko utundi duce natwo tuzafatwa cyane rwose. So Maisha wowe kurikije imvugo zabo bose intambara irahari. Okay, dusoza ikiganiro noneho. Tuciye mu kuva Kibumba tubonamo ibintu byinshi biri bihishemo, tugeraho ku magambo yatangajwe, tugaruka no ku masezerano Rwanda. None ubona umwanzuro cyangwa se impact uko byumva ingaruka cyangwa se kizava mu kujya hagati kwa M23 n'igisirikare cya Kongo muri iriya zone tampo, ari intambara nko kusoje bivuga cyangwa hari kizavukamo kindi? Urabibona gute nk'umusesenguzi? Ngiye ku bwanjye nkurikije imbaraga Kongo ishyira muri iki kibazo n'uburyo ikirengagiza, ikizaba cya mbere ni intambara. Ikizayikiranura nuko hazavamo ibihugu bikomakomeye bigasaba leta ya Kongo kumvikana, turukumvikana, cyangwa se akazaza bakishyira hamwe bakarasa M23. Ngicyo nicyo kintu mbona. Ibintu ni bibiri, arimo kwicara bakabwira leta ya Kongo kumvikana n'umutwe wa 23. Leta ya Kongo yavuze ko itazumvikana n'abateroriste. Ariko kubw'inyungu z'amahanga nanone kuri Kongo bashaka kuzicara bakarasa M23. Bivuze ko ni ibintu bibiri, hari kuraswa kwa M23, yego, hari no kumvikana, yego. Igishoboka cyane iki? Igishoboka cyane nkurikije inyungu z'ibihugu bikomeye hariya, igishoboka ni intambara tugiye kubona. M23 ntago izava kwizima kuko nayo iri gutureninga. Urumva igiye kubera muri kariya gace kandi intambara izaba ikomeye, izamara n'imyaka myinshi. Utagira ngo nka 2013 oya, izamara imyaka myinshi. Maisha ndagushimiye. Murakoze cyane. Nywa amazi.